Indwara y'umutima ni indwara iri kwica abantu benshi cyane kandi icyarimwe ku munsi muri ibi bihe turimo. Ese iyo ndwara yaba iri guterwa n'iki? Ese hari uburyo ushobora kuba wayirinda? Ese ibimenyetso byayo waba ujya ubibona ukabyirengagiza? Uyu munsi rero ngiye kubaganirira cyangwa se ngiye kubabwira ibintu 10 biri gutera indwara y'umutima cyangwa se biri gutera umutima abantu benshi cyane cyane bageze mu zabukuru, kuba wenda bapfa bitunguranye cyangwa se batakwa n'iyo ndwara bitunguranye. Icya mbere, kurya ibiryo bifite amavuta menshi ndetse n'isukari. Kurya ibiryo birimo amavuta menshi, cyane cyane ibiryo wikarangiye wowe ubwawe cyangwa se waguze muri resitora birimo amavuta menshi. Kuvuga ngo birimo amavuta menshi ushobora gusanga ari ibiryo byakaranzwe, bino biryo bitekwa n'amavuta ukabirya kenshi kandi buri munsi, rwose umutima birangira uburwayi. Ariyo mpamvu usanga indwara z'umutima akenshi niyo ugiye kureba usanga zitajya zipfa gufata abantu baciriritse, kereka n'ubundi ku kindi turi buze kugeraho nacyo kireba abantu baciriritse badakunda kubona ibyo binyamavuta n'ibinyamasukari, ariko ku bijyanye n'amavuta n'amasukari bifata kenshi gashoboka abantu bifite, kuko nibo babasha kubona ayo mavuta yo gukaranyisha ibyo biryo, bakarya ibiryo byinshi kandi kenshi kandi inshuro nyinshi mu bihe bitandukanye, ibiryo bikarangishwa amavuta. None ibiryo birimo isukari harimo imikati, hari n'ibindi byinshi biba birimo amasukari, ubuki, mbese ukabirya igihe kinini kandi ku rwego ruri hejuru, ukarya byinshi, high quantity, cyangwa se ukarya ingano nyinshi ku munsi kandi ukabirya buri munsi. Icya kabiri, kudakora siporo. Iyo udakora siporo watakwa n'umutima, kubera ko ntabwo umutima uba waramenyeye muvoma, cyangwa se ntabwo uba waramenyeye gukora. Urabizi iyo ukoze siporo habaho icyo twita high pumping, cyangwa se gutera cyane k'umutima, ukabimenyera ku buryo n'iyo uhuye n'ibyo biryo by'ibinyamavuta cyangwa n'ibinyamasukari ntabwo umutima ubikangwa, kuko uba waramenyeye gutera cyane, kuko amavuta n'ibinyamasukari bituma umutima utera cyane. None iyo uteye cyane waramenyeye gukora siporo, kuko umutima uba waramenyereye gupampinga cyane, ntabwo bikwafegita ukaba wawurwara. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu kiri gutera umutima cyane bikabije muri iki gihe, kunywa itabi. Abantu bagirwa inama kenshi yo kutanywa itabi. Itabi ni ribi, usibye no kuba ryangiza umutima, ryangiza n'ibihaha. Ubwo rero abantu bose bagirwa inama yo kutanywa itabi ryinshi, ryaba rike cyangwa se ryinshi, ryaba rike cyangwa ryinshi, itabi si ryiza. Niyo mpamvu ugasanga cyane cyane nko kuri filime z'Abahinde, ugasanga inyuma kuri cover cyangwa se kuri introduction banditseho ngo don't smoke. Nuko bamaze gusobanukirwa ibibi by'itabi. Umuntu unywa itabi rero aba ari kwiroga. Ndabakunda cyane. Icya kane, umuvuduko w'amaraso udakurikirana. Aka kantu nakunze gukoraho ikiganiro. Akenshi ndi kubabwira ibitereye umuvuduko w'amaraso. Akenshi umutima muzi ko ari wo ugemura amaraso mu bice byose by'umubiri. Rero iyo urwaye umuvuduko w'amaraso udakurikiranwa na muganga cyangwa se utawivuza, 90% uba ugomba kuzarwara umutima, kuko niwo umutima ugemura amaraso cyangwa se ukohereza amaraso mu bice byose by'umubiri. Ubwo ubusabwa kugira ngo ube ufite noneho umuvuduko uri mu rugero w'amaraso, mbese amaraso yakaba umuvuduko wayo ukaba uri normal. Iyo utari normal rero bituma umutima wawe utera nabi, ukohereza amaraso nabi, bigatuma umutima urwara. Ibyo bintu rero, uwo muvuduko utari ku murongo neza w'amaraso, cyangwa se uwo muvuduko w'amaraso urwaye, iyo bibaye kenshi cyangwa se ukawurwara nk'ubu ngubu, ariyo mpamvu usanga umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso birangira n'umutima w'urwaye. Nuko umutima ari ingaruka z'umuvuduko w'amaraso. Icya gatanu, kwicara igihe kinini.
kwicara igihe kinini ntabwo umutima utera neza, ntabwo habaho pumping y'amaraso cyangwa se gutera kw'amaraso cyane cyangwa se gutera k'umutima mbese biri hejuru kugira ngo wenda bisa naho wakoze siporo. Kwicara umwanya munini buri gihe kandi kenshi bidahinduka utanakora siporo bituma urwara umutima. Aha ngaha ntabwo ndi bubivugaho byinshi, kirumvikana iki ngiki. Iyo wicara umwanya munini n'igihe uboneye akanya ntukore siporo birangira urwaye umutima. Icya gatandatu kiri gutera umutima muri ibi bihe cyangwa se muri ino minsi, stress nyinshi zikabije. Abantu benshi bari kuba bafite stress z'akazi, iz'imibereho, iz'ubuzima, iz'ingo, iz'abana, iz'abafiyanse, iz'amasomo, iz'imbuga nkoranyambaga. Izo stress zose zikagutera imihangayiko muri wowe ukarwara umutima. Ari bya bintu bivuga ngo umuntu yahangayitse cyane, ati ntimumuhangayikishe cyane, kuko umuntu akubwira ngo ntimumuhangayikishe cyane atarwara umutima. Stress nyinshi zikabije ziri gutera umutima muri iki gihe. Inama aha ngaha kuri iyi ngingo ya gatandatu ni ukwirinda ibintu gutera stress. Niba ari akazi kakubangamiye cyangwa se akazi gashobora kugutera izo stress, gakore mu buryo katagutera stress. Niba ari umukoresha kugutera stress, ishyiremo ko adakwiye kugira gutera stress. Niba ari abana bagutera stress wabyaye wowe byariye ubwawe bagutera stress, ishyiremo ko atari ngombwa ko bagutera stress. Ibyo bakoze nyine ubundi hari ibintu bimara kuba bikagutera stress ukaba warwara umutima, kandi ibyo bintu byamaze kuba. Bitaraba bishobora kuba byagutera stress uhangayikishijwe n'uko bishobora kuba, ariko byamaze kuba. Ni iki wakora? Byikuremo ko byamaze kuba, ntabwo biri busubire inyuma, byarangiye. Stress nyinshi muri iki gihe ziri gutera indwara y'umutima. Icya karindwi, kudasinzira bihagije, gusinzira gake. Mu kiganiro nakoze mu masaha yatambutse kivuga, ndakeka mwakibonye, kivuga ngira ngo kivuga ku bintu biri gutera impyiko. Ikiganiro kijyanye n'impyiko nacyo nagikoze. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro hari ingingo irimo yavuga kutaryama bihagije. Ni ukuvuga ngo birahura neza n'ibi ngibi by'umutima. Indwara nyinshi zo muri uyu mubiri wacu, ibimenyetso bizitera birahura, byose ni nk'aho ari bimwe. So inama ni uko wumvise kimwe ukajya kumva n'ikindi, ukumva n'ikindi, wabasha kwirinda ukagira ubuzima buzima. Rero kuri iyi ngingo ya karindwi, kudasinzira bihagije bitera umutima. Bitera umutima gute? Ntabwo umutima ubona igihe cyo kuruhuka, cyangwa se ntabwo umubiri uba wabonye igihe gihagije cyo kuruhuka ngo niba umutima ukwiye kohereza amaraso mu mubiri uyohereze neza bikwiye. Ufite stress, ufite pressure yo gukora ibintu mu buryo butandukanye. Icya munani kiri gutera umutima muri ibi bihe cyangwa se kiri gutuma abantu barwara umutima bikabije, kurya umunyu mwinshi. Iki ngiki kijya gusa n'indi mpamvu iri gutera abantu kurwara impyiko. Umunyu mwinshi utuma hiyongera umuvuduko uri hejuru w'amaraso. Uwo muvuduko uri hejuru w'amaraso rero, uko kwiyongera bituma umutima utabasha kubikontorora neza, ugateka iribure. Sinzi ukuntu nabyita, ugatakaza umurongo wo kuba wakontorora amaraso uri bwohereze mu bice by'umubiri. Nubwo hiyongera icyo bitwita high pressure, bikarenga pressure cyangwa se bikarenga umuvuduko umutima wakoreragaho, umuvuduko ukarenga, bigatuma uwurwara. Umunyu mwinshi buwirinde, si mwiza. Ni ukurya umunyu uringaniye. Icya cyenda kiri gutera umutima rwose ukwiriye kwirinda kandi ukakigendera kure, kunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi zongera ubushyuhe mu mubiri, cyangwa se zongera icyo twita mu rurimi rw'icyongereza enzymes. Ngo zongera icyo twita ubushyuhe mu mubiri, hakiyongera n'ubundi ikijya gusa n'iki ngiki cya munani, hakiyongera icyo twita pressure cyangwa se gupampinga k'umutima. Umutima ugatera cyane. Iyo bikubayeho buri munsi urwara iki? Urwara umutima. Icya cumi
aricyo cya nyuma ku bintu biri gutera umutima muri iki gihe, kudakurikirana cyangwa se kudakurikiranira hafi ubuzima bwawe cyangwa se life control, cyangwa se kutajya muri, niba mujya mwumva ngo imodoka ngo bayijyanye muri control cyangwa se bayijyanye mu bugenzuzi, nawe kutajya kwa muganga ngo bakugenzure nawe ngo ugende bakunyuze muri control cyangwa se bagukontorore cyangwa se barebe uburwayi bukurimo, ukabikora igihe kinini, ukamara igihe kinini utajya kwa muganga ngo bakurebere, ndakeka bishyura 5, ngira ngo ni 5 niba atari 10, hagati ya 5 na 15 bitewe n'aho ariho, kugeza kuzamura kugeza ku 100 ngo bitewe n'ibyo bari bugukorere cyangwa se na serivisi baraguha nziza, na 50 byagerayo n'100 byagerayo. Rero kutagenda ngo bagukorere control y'umubiri, bamenye ngo ufite ikibazo kiniki, ukimenye ukivuze, niba ari n'uburwayi bwivuze, birangira umutima cyangwa se za ndwara zitera umutima cyangwa se bya bimenyetso bimwe by'umubiri bitera umutima bikwatatse utabizi, kubera ko utagiye kunyura hehe muri control.